ntiyari kunyihorera nubwo navuze nongorera ntiyabonye ngiye kuba amanukiye iyi nkuru yabyukiye ibitangazamakuru by'umwihariko bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi, by'umwihariko n'amashusho ndetse n'amafoto yabashije kujya hanze yerekana ko uwitwa Dorcas yaba yamaze kwibaruka, akaba ubu ngubu ari mu gihugu cya Canada. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ese nimba koko ari ibintu bya nyabyo uwitwa MIE cyangwa se Murindahabi Irene Kashamakokero cyangwa se Morodekayi cyane ko yazwi ku mazina menshi yakaba yabipostinze. Gusa witwa Irene ubwo yajyaga ku rubuga rwa Instagram yavuze ngo ni Imana. Ibyo bintu rero abantu benshi bakomeje kuvuga ngo kupostinga aka kantu akandika kuri story akavuga ngo byose ni Imana ibikora. Ntabwo abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho babivugaho rumwe, bavuze ati byanze bikunze ya nkuru ishobora kuba ari ya nyayo, uretse ko wenda yirinze kuba yabapostinga cyane ko ngo abakurikiranira hafi by'umwihariko umubano w'aba bakobwa bombi uko ari babiri ndetse n'uwitwa Murindahabi Irene ngo waba utameze neza, ngo kubera ko ngo uburyo ngo bamusabye ko bakifuza kugira management yindi cyangwa se bakaba bakimanaginga muri rusange, kubera ko bashobora kuba barabonye hari wenda rimwe na rimwe batari guhuza neza nk'uko babyifuzaga. Abantu benshi bakomeje kugenda babigaruka bavuga ati ntabwo ntekereza ko cyari cyo gihe cyiza cyo kuba aba bakobwa bashobora gutandukana n'uwitwa Emirene, kubera ko byanze bikunze yabakuye ahantu habi abageza ahantu heza ho gushima. Ati rero ntabwo ntekereza ko bakagombye kuba batandukana. Abandi bati ntabwo ibyo ngibyo rero bishobora kuza ngo bivuge ko kuba warakuye umuntu ahantu bivuze ngo ugomba kumukoresha nk'igikoresho, ariko ni ukuvuga ngo nyine ni inkuru nyine zigenda zicacara by'umwihariko mu bitangazamakuru bitandukanye. Abandi bakavuga ati koko ntabwo wamenya ikishi nyuma yo kuba by'umwihariko hashiyemo amezi angahe batorongera nta biganiro bano bakobwa bashobora gukora kwa Irene, nta mubano uhari cyangwa se byerekana ko hari indirimbo baba bafitanye. Uwitwa Irene ubu tuvugana yamaze kuba umufilme cyangwa se actor muri filime, kubera ko ubu tuvugana yamaze guhuza n'uwitwa Inkindi ay'i Rwanda. ngira ngo abazi uyu mukobwa mukunze kumubona by'umwihariko mu biganiro akora kwa Irene, mu biganiro akora kwa Isimbi, nimwe mu bakobwa nabo bagiye bamenyekana by'umwihariko mu gisate cya filime nyarwanda, uburyo ari umuhanga by'umwihariko mu gukina filime ndetse na comedy. Mwagiye mubona amavideo menshi ubwo yakinanaga nabo n'abitwa ba Nyakiso ndetse n'aba Patino n'abandi bakinnyi ba filime batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Mwagiye mumubona kwa Gracie cyangwa se Papa Sava, mumubona kwa Bamenya. Ni umukobwa nyine wamaze kugaragaza ko afite impano yo gukina filime. Bateguje rero abanyarwanda by'uko bagiye gushyira hanze filime by'umwihariko akaba ari filime ngo izaba nziza cyane, nubwo batarashyira hanze iyo filime icyo izaba igamije cyangwa se nyine nk'umuntu wenda uzareba iyo filime ikintu cya mbere azaba agamije kureba muri iyo filime ni comedy cyangwa se wenda ni story runaka y'urukundo. Ntabwo barabasha gusobanura nyine ngo tumenye iyi filime ikizaba iriho, gusa ni filime yamaze kugaragaza ko uwitwa Emirene ndetse na Inkindi ay'i Rwanda bazaba bari muri iyi filime. Ubwo rero no kuvuga ngo uwitwa Vestina nyine cyangwa se niba ari Vestina we Dorcas ubwo wenda bazi kubatandukanya, gusa uwashatse agashaka wa Drago niwe nyine wagize ibyo bita ko yabyaye cyangwa se yibarutse, bikavuga ko ngo yibarutse ariko aherere ari mu gihugu cya Canada. Abandi bakavuga ati no kuba yaragiye mu gihugu cya Canada ntagaruke, haje kubaho kwiyunga kwe na Edisa wa Drago bakiyunga cyane ko uyu mukobwa yakomeje kugenda asangiza by'umwihariko abamukurikira ku rubuga rwa Instagram amafoto bigaragara ko yishimye ari kumwe n'undi mukobwa, bivuga ko ari umukobwa bavindimwe nawe ariko uherereye muri kiriya gihugu cya Canada. Abandi bakavuga ati ikindi cyagiye gitangaza abantu uburyo nuze uyu mukobwa uburyo yifotoza ntago ajya ashobora kwerekana igice cyo hasi cy'inda. Abandi bakavuga ati nuko nyine ababizi neza ko kuri we nyine arabizi neza ko afite inda, ntabwo arashobora gukora amakosa kwifotoza nyine ngo ayerekana nyine inda, ahubwo nuko nyine bagira ngo azatungura abantu ibe nka surprise. Ibyo rero abantu bakomeje kugenda bagaruka bavuga ati
byanze bikunze uyu mukobwa yakoze nyine ikintu cyiza, ni Imana nyine yabikoze kuba yaba yibarutse, abandi bakagenda bavuga ati byanze bikunze ikintu cyabaye nicyo gushimira Imana. Ariko nimba ikintu cyakomeje kugenda kibabaza abantu ni ukuba aba bakobwa bakushobora kuba baratandukanye n'uwitwa Emirene, kubera ko nta mikoranire iri hafi ubu ngubu abantu benshi babona, uretse ko mu minsi yatambutse abantu benshi bagiye babona ingendo zitandukanye by'umwihariko zizenguruka mu mujyi wa Kigali mu bitaramo cyangwa se mu birori bitandukanye, uwitwa Irene yagendaga ari kumwe na Dorcas. Ariko ibi rero kuba yarabaga ari kumwe na Dorcas, abantu benshi kugenda bavuga ati byanze bikunze Irene nawe ashobora kuba agiye kuzashaka cyangwa se kuzarongora witwa Dorcas akamugira umugore. Abandi bati ibyo ngibyo ntibishoboka, ni management nyine ibintu bisanzwe. Ikindi Dorcas n'umwana mutoya, ntabwo ntekereza ko Irene nk'umuntu w'umugabo nyine umaze gukura uri muri za 30 n'ingahe yagombye gutekereza ko yashakana n'uwitwa Dorcas. Gusa nyine ni amagambo abagenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye, abakora analyse barazikora nyine nka bya bindi ngo iyo wemeye kuza mu itangazamakuru uba wemeye nyine kuvugwaho buri kimwe cyose. Ngayo gukora ni bimwe mu bigenda biceceka ku mbuga nkoranyambaga, abandi bakakomeza kwibaza nimba koko iyi nkuru yaba ari iya nyayo, kuko nta muntu nyine wapfa kwiteza ngo ashyire akadomo, nubwo hagiye hajyaho ibimenyetso abantu benshi bagiye babona ama congratulations, ariko nta muntu uramenya ukuri ni ukuhe. Ese koko ni ibya nyabyo? Nta kimenyetso cyanya cyo ngo tubone nka Dorcas cyangwa se Vestina aza kuri kamera avuga ati rwose twagize amahirwe byagenze uko nguko, ngo twagiye tubona iyo bagiye gusohora indirimbo bajya kuri MI bagakora ama interview, twese tukareba ama video bukagira ute ukakonfirma ko wende abo bantu koko bakoze ikintu. Rero tuvugana nta muntu urajya ku mbuga cyangwa se kuri social media ngo abashe gutangaza ko wenda uyu mukobwa yibarutse. Gusa abantu benshi bakomeje kugenda bashyira hanze nyine amafoto berekana ko uyu mukobwa ashobora kuba yibarutse, berekana nyine witwa Vestina ateruye umwana, bakavuga ati byanze bikunze ndetse ari kumwe na Dorcas, byanze bikunze birashoboka ko uyu mukobwa yaba yibarutse. Abantu benshi kugenda rero bibaza ko bishoboka kuba byaba ari byo, kubera ko nta wamenya. Ngiye muri kumva cyamuteze amatwi Ismael muri kugenda kuri Rwanda.com.